izina rya Yesu Kristo. Asalimu watakatifu wote katika Yesu Kristo. Mana ishimwe, Mungu ashukuriwe ubona dukanguye turi bazima, kubona tuamuje tukinari hai nge namwe tukaba twiyumve ku mwuka bazima. nanjye tugere kumua Mana iduhaye aka kanya tupatia muda yahabwe icyubahiro. apewe sifa. Turubaha Imana rero dusoma ibyanditswe byera. Tutii Mungu kwa kusoma maandiko matakatifu. Igitabo cya Samweli ya mbere, Kitabu cha Samueli wa kwanza, Samweli ya mbere araba ari ibice bibiri. Samueli wa kwanza utakuwa ni sura ya pili Umurongo wa kane, mstari wa pili, umurongo wa kane. mstari wa nne. Samweli wa mbere Samueli wa kwanza ibice bibiri, sura ya pili umurongo wa kane. mstari wa nne. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma katika Yesu Kristo. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kristo. Imiheto y'intwari iravunitse, kandi abasitaye bakegerana imbaraga. Abari abakungu baracicura, kandi abari abashonji baradamaraye. Ndetse uwabingumba yabyaye karindwi, kandi uwabyaye benshi aracibye. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi. Abakuye ku cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Twicaye turasoma Keti tutasoma Abefeso ibice bibiri, Efeso ni sura ya pili umurongo wa 11. mstari wa 11. Mbega amagambo meza. Oya ntawe ndasoma ntari namira gusubira, Tutasoma bila kurudia tena. kumva umwuka wera kumbura ngo usubiramo. Leo ni kazi ya kusema Reka nongere nsubiremo twicaye. acha nirudie tukiketi. Amagambo meza cyane. Maneno matamu sana. Samweli ya mbere Ilikuwa ni Samueli ya kwanza. byari ibice bibiri, Ilikuwa ni sura ya pili. tuba twahera haruguru ariko amasaha ari kwihuta. Masaa na harikisha. Ntabwo reka duhere haruguru. Acha tuanze. Maze Hana arasenga ati, mutima wanjye wishimire Uwiteka, ihembe ryanjye ishyirwe hejuru n'Uwiteka. Akanwa kanjye kagukire ku banzi banjye, kunejejwe n'agakiza kawe. Nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana itari wowe, kandi nta kindi gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimukaba abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose, kandi ariyo imenya urugero rw'iby'abantu bakora. Imiheto y'intwari iravunitse, kandi abasitaye bakegerana imbaraga. Abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonji baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye karindwi, kandi uwabyaye benshi aracebye. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru batindi. Abakuye mu cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Amen. Mwene data James, tutari twasoma undi murongo. Nta rindi shyanga rifite Imana igice kimwe gusa uretse Imana twiringiye. Banguka mwene data.
ibice 2:17 sura 2:17 yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure kandi abari bugufi nabo yababwiye iby'amahoro kuko ari uduhesha uko turamahara kubiri kwegera data wa twese turi mu mwuka umwe nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke ahubwo mu bwoko bumwe n'abera ndetse muraba mu nzu y'Imana kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo, aya magambo dusomye yahumugisha imyuka y'abateranye turayiguhaye kugira ngo mwiri jambo utuvaniremo ibyo kurya. Turabizi turi abanyantege, turabizi ntidukwiriye ariko dufite Imana ikwiriye. Turabizi ntitwakwimaraho amafuti ariko hari amaraso atumaraho amafuti. Turabizi turi gutega tukananirwa, turi kugenda tukagwa hasi ariko umutima n'ibitekerezo biri hakurya kuko byanditswe ngo wigishima hejuru w'amanzi wanjye we naho ntabwo nzabyuka ababera bose intego no kugera hakurya. None twisabiye amavuta mu iri jambo, twisabiye uburyohe, twisabiye gutera intambwe, twisabiye kubabarirwa, twisabiye umugisha mw'aya magambo mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ugifite umutima ukiri mu rugo akaba afite ibyo yasize bitameze neza, Imana nibimukemurire. Umuntu wese uri mu amateraniro akaba afite uburwayi bwatuma atagutegera amatwi, musabiye gukira. Umuntu wese uri mu amateraniro ufite urusyo rusumba ibiro 500, Yeriko ikaba ihagaze imbere ye akaba yarabuze imbaraga yo kuyiritura, mw'aya materaniro uturiturira Yeriko. Ndakwinginze Mwami Yesu, uha imbaraga abagenzi mw'iri jambo, uduhagurutse mw'iri jambo, udukomeze mw'iri jambo, habonekamo akakoni ko gucumbagiriraho kugeza tugeze hakurya. Ndabizi bano baseya baragukunda, n'aba bafureya baragukunda, natwe tugize ngo ijambo ryawe ribe ryibanze mu mitima yacu. Satani n'imyuka ye tuyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Badayimoni baduhunge, imyuka mibi tube kure, ahubwo buri muntu wese ntakebaguza arebe ko mwene Samuruta amenye ko bazaragama ubwami. Turinde gucirana imanza, duhereze gutumbira ijambo ryawe ritwunge mu izina rya Yesu Kristo. Emera amagambo asoma mu gitabo cya Rusi, mu gitabo cya Samueli n'igitabo cy'Abefeso. Imana yahumugisha tuboneremo ibyo kurya uhereye kuri nge n'abarabyumva bose babona umugisha ukomoka kuri wowe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Na mwene data tukumwe mimi na ndugu tuko pamoja, tubaramukije mu izina rya Yesu Kristo. wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndabona munezerewe, Naona mnafurahi, reka munezerwe, acha mfurahi, dufite Imana. tuko na Mungu. Umuntu wese udafite Imana Mtu yote hana Mungu, yahombye atari yacuruza. aliomba bila kuchuruza. Umuntu wese udafite ijambo Mtu yote hana neno, nubwo yararira ihene yose akayimara hawezi kula mbuzi yote, ahwanye n'utariho. analingana mwenye aishi. Umukobwa udafite parole Mtu mwenye hana neno, nubwo yasokoza umusatsi ukagwa mu bitugu ameze nk'udahari. iko kama mwenye haipo. Umusore udafite ijambo Hata mwenye hana neno, nubwo yabyina itaka rigatitira, cheza na udongo inatetemeka, y'Imana imurebye ibona ko adahari. anaona kama anafanya Ariko n'umuntu warariye ibishyimbo akararira ikigori kimwe, afite ijambo ry'Imana muri we, afite agaciro karuta 10,000 zaidi dinari 10, 10,000 amasi ibihumbi 10,000. ngo naho umuntu ufite indege Lakini mtu mwenye udafite ijambo ry'Imana, Mungu ana neno la ndani yake, aya matabi mubona bari gutumura hano hirya haya masigara mno afite agaciro kuba. iko na thamani zaidi yao. Reka dushimire Imana yaduhaye ijambo, reka dushimire Imana yaduhaye parole, reka dushimire Imana yaduhaye abakozi, reka dushimire Imana yaduhaye ijambo ry'umwuzuro mu minsi ya nyuma, ikatuvana mu madini, ikatuvana mu moko. Iyo yabikoze ntihabwe icyubahiro.
ejo twari dufite amagambo meza cyane. Jana tulikuwa na maneno matamu sana. Iherezo ry'urugendo rwawe. Mwisho wa safari yako. Uzasoza. Utamaliza je? Nifuza iherezo ryiza. Natamani mwisho jema. Nawe urabyifuza? Nawe natamani. Imana ibiduhe. Mungu atupatie mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ntabwo imana izaba intangiriro. Mungu atahesabu mwanzo. Narabyinyewe. Nilicheza kabisa. Nateranaga buri munsi. Nilikuwa nakusanyika kila siku. Urebye ukuntu nashushaga. Ukiangalia vile nilikuwa nachamusha kwaya. No. Hapana. Narabwirizaga maze abantu wanahubiri sasa watu. Imana izita kubyo kubwiriza. Mungu hatashuka ni akuje kwa kuhubiri kwako. Nandi diakoni ntiyari guca. Imesaje itangiye. Ujumbe wakati nilikuwa natangaza. Ni wari eveke. Nilikuwa ni eveke. Ubuyeveke bwawe ni uriye. Mzee wako ni bure. Imana ntabwo izareba ibyubahiro. Wataangalia heshima. Imana izareba itanga iherezo. Kuruta itangiriro ya mwanzo. Kuko byanditswe kama vile naandikwa uwishima. Aliye furaha. Uwirata. Aliyejivuna. Yirata nuko atangiye kwambara umwambaro agiye kubwami. Twasomye ahubwo yirate awukuyemo atabarutse. Nanjye nabwira rero ngo nitubona dutabarutse tugatabaruka amahoro. Mbega amakamba, mbega imyambaro, mbega vini idafunguye, mbega gucinyeka niho abafureba mbega umunezerewe. Bizaba bikomeye. Abamarayika ngo bazadutekera batukunia. Ntabwo tuzajya mu mafiga. Hatutaye ndani ya jiko. Tuzajya mu mafiga. Ndani ya mafiga. Uteka. Kwenda kupiga. Merci. Ibikomangoma. Kabisa watu wala. Byakowe n'amaraso ya Yesu. Na damu ya Yesu. Bari kugusuzugura none. Banakuzarau leo. Bakakugaya none. Bakagusitaraho none. Bakakunegura none. Bakakuvuga ibibi none. Ariko ni n'abaruka amahoro. Hari amagambo. Hari ibyo Imana yateguye. Nongeye kwibuka ubupfura bw'abagema. Ariko tubwira ngo bazatubagira ibibyibushye. Ngo na video y'umurera. Karigazoke yahimuka ahantu hari umukobwa umutobe n'izita. Bino biyapo bya hano hepfo. Tuzama vino we. Vino minini neza y'umurera. Turirimbe amavuta n'umwuka wera naho vino umushaka amavuta n'umwuka wera naho vino bizaba bimeze neza. Uzakina akagiho batakubwiye ngo reka ngo frere ngo washere gaturirimbyishe ngora ndeko najya mu mwuka. Oya uzakwigisha weho bwite biziremo. Kubona abandi basigaye bagiye bizatuma umanika amaboko. Bizatuma uciga akadiho. Uvuge ngo Senyeri we tabarutse amahoro. Iyo duhamagaye niyo twizerwa. Iyo tuvana mu madini utera kugira ubwoba. Iradukomeje, iraduhetse no kutugezayo izatugezayo. Ariko ibyo byose lakini vile vyote ni abantu bafite iherezo ryiza. Watu wanakana mwisho mzuri. Mbabajwe no kubona urangi ushoje nabi. Na huzunishwa na kuona unamaliza vibaya. Ariko abashoje neza wala unamaliza vizuri. bagasoza neza Unamaliza vizuri. bafite icyubahiro. Bwana heshima. Naho mu gitabo cya Samueli. Kitabu cha Samueli. Amagambo meza cyane. Maneno matamu sana. Meza. Mazuri. Ngo yewe. Amagambo meza cyane. Maneno matamu sana. Aratubwiye ngo anatuambia eti uwari ingumba mwenye alikuwa ni tasa abyaye karindwi. anazaa mara 7. Uwari ingumba mwenye alikuwa tasa abyaye karindwi. anazaa mara 7. Ariko ibyishimo bya Ana bivuye furaha ya Ana bivuye mu myaka myinshi. Kutoka miaka mingi yamazemo bamusuza. alimaliza bakimuzarau. Amashi ya Ana Kabisa vile vya Ana. imbyino za Ana Pesa kwa Ana. kwishima kwa Ana Furaha kwa Ana bifite ishingiro. bila
mwema mutware rero mtawala sasa. usiko mu iminsi Unajua iminsi mikuru yenda kugera masiku kuu inataka mutangura umwenda w'amadolari 500 ya dola 500. ndi kumwe n'umwami akoma amashyi guca baba bayiguze ndi kumwe n'umwami oya ibyishimo byacu ntabwo biri mu myenda ibyishimo byacu biri mu jambo ry'Imana haleluya ibyishimo byana ntibiboneka mu myenda ibyishimo byana ntibiboneka mu mahene ibyishimo byana ntibiri mu mazu ntabwo ari mu kazi ntabwo ari mu madolari ntabwo ari kuri banki ibyishimo byana biri mu jambo ry'Imana ndabwira bera ngo unezerwa ryari wishima ryari urakara ryari ubabara ryari ucinyakadira ryari uterana ryari uririmba ryari ibyishimo byacu biri mu jambo ry'Imana avuga amagambo akomeye Nasema maneno manguvu. nuko mutigeze muhura n'ikibazo cy'ubugumba Nishua haujakutana na shida ya utasa. ariko Imana imuhaye akana Lakini Mungu akipatia mtoto wari ingumba aliyekuwa tasa abyaye Karindwi anazaa 7. Imana imvanye mu gisuzuguriro Mungu alitoa shako kazarau abanyibonagaho waliojifuna kwangu bose baramwaye wote wanakuwa na haya. Imana imanikiye ibendera ryo kunesha Mungu anapatisha bendera ya ushindi. niyo mpamvu nanjye ntazayivaho Kwa sababu nami sitatoka kwake. imiheto y'intwari nayo iravunitse Sasa bishara ya adui inavunjika. abari abakungu Walio wakubwa abakungu abari abakungu bari guca inshuro walio watajiri wanafanya kazi ya utumwa. kandi abari abashonji Na baradabana walio na njaa kabisa wanaikara kabisa. ndetse wari ingumba abyaye Karindwi Ilikuwa tasa na zara 7. uwabyaye benshi bo yaraciye Ile zara mara 7 kabisa nakata. Uwiteka arica agakiza ashyira ikuzimu agakurayo arakenesha agakenura acisha bugufi agashyira hejuru iyo Mana nayihimbaje iyo Mana irica iyo Mana irakiza iyo Mana imanura hasi iyo Mana irazamura Imana ikuvana mu mukungugu ikakuzana we wari umaze iminsi mu bagive wari umaze iminsi mu basapake ikaguha ijambo ry'Imana ukamenya umuhanuzi iyo Mana ndayishimiye amagambo meza tumaze gusoma Imana yabahereza umugisha n'abaganiriza amagambo kuvuga ngo Imana ihindura amateka Imana ihindura amateka Imana yahindura amateka yawe Imana yahindura amateka yawe n'udafite akazi Imana yamuha akazi n'uwananiwe guhinduka Imana yamuhindura n'uwananiwe kwezwa Imana yamweza n'ikigeragezo cyakunaniye Imana yagihirika haleluya iyo Mana we iyo Mana we iyo Mana ndayishimye ihabwa icyubahiro ashyira ikuzimu agakurayo atuvana ku cyavu tutazwi akatuzana buhoro ngwino Kabagema ngwino Gerari ngwino Hamenya we ngwino Mapendo ngwino arababanya bamwe basigarayo abandi akabazana haleluya bamwe bari mu masapake weho ngwino ngivuze Gerari ayita ngo ni mode pass bayita ngo ni mode pass mode pass ni nkuko muri nk'abaririmbyi vile bisa kamenya kamwe bivuze iyo password mode iyo niyo mpamvu burya Yesu kuri bamagahamagara abantu reba bano basore bose bari hano hari abasore bari kumutara ariko weho waje Imana yakureheje vayo abandi bagore ni ingare da abandi bagore ni ingare kujitawala ni ingare bashidikana Kiswahili nacyo tuzakivana n'icyongereza tuzashyira icyongereza Kiswahili kiratugora ariko ni cyiza kuko benshi nabo baragishaka zose tuzaba tuzikoresha mbese amen no kuvuga ngo Imana irica Imana igakiza anaponya nzagura imodoka ryari
Isirayeli abandi bari kugenda mu modoka iyamuhaye imodoka nawe yayimuhereza abandi bafite akazi yadiba mu rugo ryanjye ese nawe wambaye iki iyahaye abandi akazi nawe yakaguha iyo abandi barisha amazu nawe bagiye kunyirukana ntabwo Imana izemera ko bakwirukana kubera iraguhagarikiye irakwishimiye ishyira ikuzimu ikavanayo abari abakire rero walio watajiri ubu bari gucicika sasa wanafanya kazi ya utumwa. ayo magambo arasobanuye ngo maneno inamaanisha eti reka tuyagabe mbese kabiri acha tuyagabure mara pili Imana ihindura amateka reka tuyagabe mu kabiri umugabane wa mbere nuko Imana yaduhinduriye amateka badilisha historia sindabona sinduko nabigereranya sijui nimekanishije sinduko ndabikora sijui nimefanya je mboto tuvuga iyi ni isahani y'ibikomango tuseme hii ni bakuli y'ibikomango bari kurya baranezerewe wanakula wanafurahi ariko hirya bari kumira lakini pale ngambo wanalia hari abamurayi wale wanana njaa maze Imana irakeba kuzirareba angalia uko mfite abandi bana unataka na watoto wengine ngo muwe mu ndindi akaza gato kitu kidogo iterura cya gisahani ikizana ku bantu batigeze bagisaba bariya rero baracyategereje agakiza kari Isirayeli ikaba Imana ikavanayo igashyira ku banyamahanga ubu natwe turanezerewe iyo duhaye mesaje tuyikomera amashyi haleluya iyo Imana duhaye mesaje yavanye igisahani mu Bisirayeli igitereka mu banyamahanga imbazi zari zabo amavuta yari ayabo gusenga kwa rwabo abanyamahanga bari basengaga ibigirwamana walikuwa naabudu miungu rutinagezi kabisa ile za tunagezi mzee wanyibitsa n'iyindi wose uruwa kera nihe biheko nihe nyabindi nihe nyiramukiga nawe ariko nyiramukiga nande Jangombe Imana mwati kwe abantu bazahera muri Nyiramukiga bahera muri Jangombe bahera muri Zabiheko isahani rekanyivane hariya Imana ibishurira gakiza yego n'abagabo mu komera mwana washuri yaduhaye mesaje ndayishimiye cyane n'Imana ikomeye cyane ndi gutekereza iyo umufurere ari kuvuga ati mfite ikibazo aravuga ati ijambo rya mbere ry'umufurere ahera iyo afite ikibazo agiye gusenga aravuga ati Mana mfite ikibazo kandi ikibazo mfite kirakomeye nzi ko utari ikigwama y'umuherara nzi ko utari nyabingi nzi ko utari biheko ahubwo uri Imana ikora uko watabaye abandi nanjye watabaye Imana nahindi uzikura muhunga nyemeye ibibazo byawe nabikemuye uko niko Imana ikora iyo Mana yacu rero yatuvanyeho umugayo turirimbe nkana tubyine nkana tumanike amaboko nkana kubera Imana yatuvanyeho igisubizo alitoa kukazarau kabisa abari abakire rero bari gucika walio watajiri wana kabisa wanaenda twabonanye n'umufurere hariya ikaswa Assemblée Gasika kuonana na ndugu hapo Assemblée Gasika tugenge nawe yarakira atarapfa ile wakati alikuwa yupo bado kufariki ariko umufurere yaravuye mu Isirayeli lakini yule ndugu alikuwa anatoka ndani ya Israeli genda aramubaza ati hayo anamuuliza harya muzi Yesu wabandi sasa je mnajua Yesu ni iki Yesu ni nini Yesu tuyatuma ngo ni ari mwene Yosefu tunasikia kama ni mwese Imana yanyu mwene Mungu wenu nyinyi ni Imana yacu ni Jehova Mungu wetu ni Jehova urumva yaravuye mu Isirayeli ni umwisirayeli nyakuri ariko agakiza karamwihishe bazamumenya cyagihe ariko Imana yagize neza kuzishurira agakiza natwe turayimenya iyo abikoze gihabwa icyubahiro Yesaya yarahanuye aravuga ati n'abari 61 na 64
Haleluya. Haleluya. N'abaririjwe n'abatashatse. Wanaonya kutafuta. Oya, reka turasome. Acha tupasome. Yesaya. Ni 63 na kangahe? 64. Oya ni na gatanu. N'abaririjwe n'abatanyitagaho. Nabonye n'abatanshatse. Mbwira ishyanga rititiriwe izina ryanjye nti nimundebe. Haleluya. Abatarayibaririje abo nibo yiyeretse. Abatarayishatse abo nibo yiyeretse. Ndamukunze cyane. Tatatiye kwambara umuhondo. Ndamukunze cyane. Bitaye ku bugingo bwe. Ndamukunze cyane. Kuko yasutse ubugingo bwe kugira ngo ibyaha byanjye bimveho. Nawe ndanezerewe cyane kuko gukomena amaraso kwe byatumye nanjye nitwa ngo narababaye. Ubu turi abana b'Imana. Ntazagira umuntu uzashinja mugenzi w'ibyaha. Ibyaha byacu Yesu yarabifashe arabifata. Ntabwo bitaye Kentucky. Arabitwara areba inyanja n'umworera munini abita mu nyanja yo kwibagirwa. Iyo yamabariye ndayishimiye. Iyo yamabariye ibyaha ndayishimiye. Haleluya. Ngo ntabwo mu makosa ibyaha byanjye byarababariwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo amaraso Yesu aratufunika. Niyo mpamvu Yose wari gutamba. Niyo sababu Yose alikuwa anatoa imyenda ye iriho ibizima. Nguo yake ilikuwa inataka. Bakirata ngo nabase. Yakoze ibi. Bakirata n'abafrere. Yakoze ibi. Maze yari gutamba. Satani amureze. Maze marayika araza. Usiko bari kuturega mwana. Kino kizinga na kino niki. Ngo anarabibona ko arikuramo amuvana mu mwambaro amwambika undi mwenda. Irabona ngo Imana yacu ihindura amateka. Haleluya. Wari umujura ahinduka umufurere. Wicaga abana agaruka byinshi. Uruhinja rwapfuye urundi rukurikiyeho. Iyo Mana yahuye nayo imuvana mu mutima w'ikirozi ikamuhereza umutima mushya. Uwarabaga mu mayoga iyongera kuba mu mayoga. Uwabaga muri za maraya cyangwa muri ba maraya. Kubera iki? Imana ihindura amateka. Haleluya. Imana ihindura amateka. Abana b'abandi ntibongera kuba abandi. Abasore basuzugura ababyeyi babo iyo bavuye mu ijambo agasuzuguro karagenda. Uzabona agasuzuguro kakujya ku duhereke. Niyo kakavuga reka da. Isi kavuga reka da. Abakunzi bakavuga reka da. Menya ngo barahindura amateka. Waje wiba wakiri. Waje usambana bacyasambana. Waje ubeshya bacyabeshya. Waje urwanya bacyarwana. Bado. Bisabye gupfukama baguhindurira amateka. Abana iyo bakubonye bakaba babonye ibisimba muze twihishe. Haba baguhindurira amateka. Kubera abo bahinduriye amateka imirimo yabo iragaragara. None waje wubaha umugabo kandi uvuye muri Afurika uravuga mutware sheri uraboneza sheri. None buno rero bitewe n'uko ufite akazi n'amafaranga kuri banka umugabo ni kabwana. Waje uba umugabo ukunda umugore wawe ugeze muri Amerika uhinduka maraya. Hanyuma umugore wawe umusiga uruhande. Umugore wawe ntacyo avuga. Wamutaye nk'ariya ameze nk'utagira nyirawe. Biragaragara ngo amateka yawe bisabye ngo bayahindure. Mana ihindura amateka we. Hera kuri njye, hera kuri uyu, hera kuri uyu. Imana ihindura amateka.
yabwiye Korneliyo aliambia Kornelio yari umuntu usenga cyane kwa mtakuabudu sana kandi yari umunyedini tena alikuwa mwenye dhehebu ari n'umusirikare mukuru kwanza ni jeshi mkuu hanyuma sasa aritegereza aravuga ati anatazama ruriya rukundo nta mufurere afite upendo tuko nayo bisabye kugira ngo nanjye duhereho naomba nami nianzieko ndamubona Korneliyo ninamwona Kornelio agiye kubona abona marayika aramubonekeye arabwira ati mbe Korneliyo gusenga kwawe kumvikanye none genda tumiyopa kwa Simoni umuhazi atuye hafi y'inyanja karibu na bahari urukundo k'Imana izi naho dutuye unasikia na Mungu anajua mahali unaishi ukajya nifatira ngo abasore batazajya bambona ngo ngenda mbese kuryo Imana irareba Mungu anatazama mu mwijima ndani ya giza ni agatangaza ni kama mu makositime yawe umeze nk'uwambaye ubusa ndabwira rero ngo Imana irakuzi izi umutima wawe izi aho utuye izi aho umara izi aho wirirwa iyo Mana we Imana idahishwa ndabwira rero Imana ngo ihindura amateka anabadilisha historia marayika abwiye Korneliyo anamwambia Kornelio arirukanse nakimbia agiye kubwira Simoni anaenda kwa Petro hari abagabo baje na wanaume baje kugushaka wanakuja kutafuta bameze gutya bameze bane uko hivi na hivi uko Imana ikora vile Mungu anatumika uri yabwiwe na marayika n'uri yabwiwe marayika ariko Petero yari yeretswe ikintu alionyesha kitu kirimo inyamaswa mnyama kirimo ibikona kirimo inkwavu kabisa amahene mbuzi amadendo ibyiyoni ibiki n'ibiki n'ibiyoka biri gukururuka joka zinaje maze marayika amubwira ngo bavuge anamwambia wewe chinja ukule nyagasani ko ntigeze ngira inzira oya nategetse bagurye amuru chinja ukule ariko ntabwo twamenye urukundo rw'Imana atuacha upendo wa Mungu hanyuma rero sasa baadaye kibaza cyo babandi nabo baraje wanakuja bati Korneliyo bari kugushaka anatafuta Korneliyo ari kugushaka ndio anatafuta nabo ndi kubona baragiye wanaona wanaenda buhoro buhoro pole no kwa Korneliyo kwa Kornelio bambwiye yuko waniambia mwizeye izina ry'Umwami Yesu amini twagize ngo natwe mutubwire tuve mu binyoma tena uongo turi gusenga tunaabudu ariko sinzi niba basagesha kumvikana turacyabatiza mu mazina atatu batiza tena majina tatu turacyari abadive turacyari abasepari turacyaziririza amategeko gari none turi kuvuga ngo mwe mwabonye umuhanuzi sasa baada mjapata nabii turi kuvuga ngo mwabonye umuhanuzi ya nyinyi mpata nabii Petero avuga ati Petro anasema hivi menye ko Imana itorobanura abantu ku najua mutima kama Mungu achague kwa urembo ntawe nari nzi ko abanyamahanga na Imana yabatekerezaho mataifa na Mungu anaweza kuwawazia yewe shimira Imana yagutekerejeho Mungu alikuwazia shimira Imana yagutekerejeho menye ko Imana itorobanura ku mutoni kwa urembo kumbe n'abanyamahanga nabo mataifa nao babonye Imana wanapata Mungu Korneliyo aratanga Kornelio anashangaa Petero nawe aratanga Petro naye anashangaa aravuga ngo ikigezweho unajua jinsi inafuata kubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera baada jina Baba na Mwana Mtakatifu haiko niba uri umwisilamu bisabye ngo ubatizwe uko Muislamu niba uri umuneo bisabye ngo ubatizwe muri ihe zina mu izina rya Yesu Kristo Korneliyo ati none ndacyari ndiki Kornelio sasa nachunga nini none mbese uri ndiki unachunga nini yewe mushyitsi wawe uri ndiki urateranye hano none nawe ntiwemere gutaha utabatijwe Korneliyo yari akomeye mu dini rye ari umusirikare ukomeye ariko amanuka mu mazi nawe uyu munsi niba uri umwana w'Imana ukaba wumvise ijambo ry'Imana emera tukubatiza kubali ubatizwe ariko nikubaganiza ngo hari Imana ihindura amateka iyo Mana rero yahinduye amateka abanyamahanga ibicaje ku mbehe anawaikanisha mezani yatwicaje ku mbehe ikanisha kabisa dusangira n'ibikorwa tunachangia na wakuu harya mwasomeye amagambo y'Imana hasa mlisoma ndio ukuntu umugore yatabaje kwa vile mke aliomboleza ari kwirukanka akikimbia yewe Yesu mwana wa Dawidi yewe Yesu mwana wa Dawidi ntibikira ni nini sasa abigishwa bati wanafunzi ati none uyu mugore cyangwa dusakuriza cyane huyu mwanamke na wahagarara ukumva ibibazo bye wamesikia tatizo yake agasakura birengagije anakuwa kama mwenye
nuzasenga imana ukamara icyumweru udasubira nashukuru Mungu bakore muke hakukata tamaa. Anasema Yesu nisaidie. Aliyesaidia huyo aliyekuchimbia na wewe atakuchimbia. Masaa inawadia, hari abantu bajya basenga, kuna watu wanaabudu senga no anaabudu leo kuko na bidakemutse naona abishe kubita ikintu cy'umweru anapiga kile chuma mwaramutse se yabo nani hapapo ni kama vile akabacitse intege anakata tamaa. nubona udashimishwe none komeza usenge imana izagusubiza ejo. Imana isubiza igihe wakati ngo narayibwiye none yaka itangira shize wari ni wa gatandatu twabona n'ibisubizo byawe. Yesu mwana wa Dawidi amurembeje kabisa mbwira abasore n'abafurere hari ibisubizo byuzabona akurembeje Imana wakati na wewe kabisa na unasema sana kwa Mungu kwa uzafata ibiryo utakamata chakula ngo nyama Imana isese mu izina rya Yesu nyama mtakasa katika kera zamani waya kuryama enda kulala hanawe undinde wawukibivuka kaba wasinziye aya masengesho amasengesho ahera mu kirere ariko nongera mbwira abera ngo abakeneye gusubizwa gutitiriza Imana yacu irasubiza, Imana yacu kumutabaza ikibazo cyananiranye ikivana mu nzira. Amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro iyo asenganye umwete. na kuna mapepo nakatara kwenda kabisa. Gasengera umuntu wapi? Mwambia mtu hapana. Sengera umuntu rekabya mtu hapana. Yesu ati bena aba bademo wale wanataka kwinjiza ubusaga gusenga kushinda kuna kuomba. umuntu yicurikira kumukubita hasi Mtu kifafa kinapiga chini. ngo umuntu yicurikira kumufata Kifafa kinakamata mponye. wagiye Ohio wagiye Tennessee wagiye he Unaenda wapi na wapi? oya ntabwo ari cyo basenga Hapana, haiko vile. mu gitondo mana we wa muntu katakize wabona byamukaniriza n'ubuzima ndabwira bera ngo Imana yacu ni umwami ni Imana yo guhendahenda Kabisa ya kwanza kuomba. ntabwo ari umusivire Ndio sisi msafiriani. wese Usijibie. nasa ni Imana yanyu ni damiye Sasa Mungu anaenda damiye nambwira ngo mbega frere na uzayibwira ngo mbema mana bema Mungu. mbema mana Bema Mungu. iratinyitse Mungu ni mwenye kuomba. iratinyitse irera n'abayisenga bagomba kuba bahera Kana mtu mwabudu anakuwa ni ngo amurembeje abarahagaze anasimama. akanumva ibibazo bye Acha nisikie tatizo lake. umwana wanjye yarembye Wangu ana dayimoni yamufashe pepo mchafu limushika. none se uruwahe uwo mugore yari umunyamahanga umuhanuzi ati yari umunyamahanga aravuga ati mba rero ibi byo kurya ni ibyo kurya by'abana Chakula cha watoto. wewe ntabwo uri Wewe haiko ndani. ukomeza Angeendelea. yareba inyuma tubona umugore yamukurikira kandi mana imbwa nazo zirya kumuvungukira basagutse ku meza umugore sinamusezereye ibyo kurya by'abana we ntabwo ari iby'imbwa oya imbwa nazo imbwa nazo niba hari ibyakunaniye
umugabane wa kabiri. Sehemu ya pili. Mugabane wa kabiri. Sehemu ya pili. Imana ya umugabane wa mbere yatuhinduriye amateka ngo twitwe abana b'Imana. Mu rwandiko rwa Yohana ibice 3 haranditswe bakundwa turi abana b'Imana. Nawe birabashimishije. Bakundwa turi abana b'Imana. Shimira Imana ko ndi umwana w'Imana. Mwebwe abahaguruka njye ndi umwana w'Imana. Turi abana b'Imana. Cyokoze uko tuzaza kwari kwerekana yino shusho yo mufite ntabwo ariyo mugomba kumera, ahubwo Yesu niyerekanwa tuzaza nawe tukuba mu ntege nke duhabwa imbaraga. Hano harimo abazahanura, hano harimo abazerekwa, abazakora ibitangaza. Buriya turi kubyigana ngo tugere mu kibanza muri Kristo Yesu. Aho Imana yagukoresha, Imana yagukoresha umunegura. Branamati fata inkoko uyivaneho amoya, amoya uyavaneho. Uraza ngo wankoko we kakwanyu wayivaniye icy'amoya, niba yakubaza urayabona iri kugenda yambaye ubusa. Wankoko we amoya bajyanye. Aha kuwitwa se Kamiri yayatwaye, umuyaga waratumukanye uzayakura. Uko niko kuvuga ngo Yesu nawe kugira ngo uzongere umugarure icyubahiro cye. Ntabwo umuse, ntabwo umukozi uwo ari we wese bizakugora. Branamati bigusabye kujya gutoragura ayo mababa ukongera ukayatera kuri ya nkoko. Kumuyaga wayatwaye uzayakura mwene data. Twirinde umuze wo kunegura, twirinde umusumi wo kunegurana, kubera Yesu Kristo yaduhinduriye amateka. Yari intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni ukuguhindura amateka kugira ngo ubone uko umusanganira. Intambwe ya mbere ni ukuguhindura amateka wakirira ijambo ubone agakiza. Intambwe ya kabiri ni ukuguhindura amateka ubone uko umusanganira. Niyo mpamvu uzumva Naomi ari kuvuga muri mwe nubwo muhura n'ibigeragezo wahuye n'ibigeragezo n'ibya Naomi. Yapfushije abahungu be babiri, abakobwa baramusimbura. Noneho muri bya kwakurira hari n'abantu bajya barira n'amarira y'uburyarya. Indabaye we mesaje we bongo biri mu mutima kwe. Urebye mbese muri iki gihe frere besere banshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Bisabye ngo tuvuge ibiri mu mutima. Dusomere kabagemo Zaburi 15 twamuki kugira ngo nihute gihe nsoze. Zaburi 15 umurongo wa mbere kugera ku wa 4 ihute. Zaburi 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Uwiteka ninde uzaba mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Subiramo. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Uwiteka
mu nzira ngo hano ni highway hari gas station nibari okay no uvuga ngo abantu benshi bataye ibishanje mu mayira imyenda basaziraho n'inkweto zibacikiraho intwaro barazibaka basigara basivire mu rugendo satani yababonye akabatanga akabatontomera basubira mu ndimi abandi bakagwa yabwira abantu ntiyahindura abana amateka nawe ntihindura amateka naho umutima wawe niba wuzuyemo ubusabwe maze amagambo yawe agasa n'ibisharira bisohokamo uwo mwicaranye ukamubera imishuru imuhanda imwigiza hirya imuvana mu mesaje biriti ugashyira igisitazi imbere y'abenshi niba warabaye amahwa ahandira mugenzi wawe ahandira mushiki wawe ahandira abakozi bawe amasaha arageze tabaza imana ihindura amateka mutwara utabara sheri aragukunze abantu bameze neza we umwana yamunyaho kabiri uhereye none wa mugore we ntasi kugira urukura rutangiye gukama bakira abajene bari bameze neza ndabwira rero ngo imana ihindura amateka abana barumvaga bavuga ngo we ne uko umwana akirukana none buno yebesha yakunze n'ikintu nakuze di sikuni umugabo kanigere kuri papa niba dusaba bya umwana dusaba na za mutoto wene kama akatagira ati anaanza tunalingana bari frere bari dogo none reka mubwire frere kwambie dogo ntabwo ari bibi kuba muremure si bibi kuba mugufi si bibi kuba mubyibushye ibyo byose nanitaka uko wavutse niko uzagenda icyo mvuga ni kimwe imana ihindura amateka ihindura umutima wawe ihindura imibereho yawe haleluya haleluya none sasa hari mwenyeneye muri ormata leo mukobwa we biruka kimbia mama unakutana kurusumbwa ndi hari umushaka wanyu mpamagara umubyeyi akababara agashaka ubwakwiyahura bikamunanira yabwira barango niyahindura amateka y'abandi nihindura abakobwa nihindura abasore nihindura abakozi haleluya mutware kumva gusinzira cyane yakwinukiriza inzoga zamumaze mu gitanda umusere yabuzakira amazuru yabwira barango niyahindura abandi igahindura amateka n'umunyenzoga yamuhindura we undebe gutya undebe gutya nagushyira mwinshi muri Amerika barafunga bashaka bakanze ntabwo akaba n'umuhumurezi yabaye nk'igihangange ntagitinya imana ahubwo kuko abere bamubikiye amabanga kuko bakubitirwa no mu buriri imana ihindura amateka we nihindura imibereho yanjye nihindura imibereho yawe ababyumvise imana ibahereza umugisha ndabwira rero ngo Naomi yarashaririwe abwira abantu ati munyite Naomi musinite Naomi ukemere kwitwa izina ritari ryawe usiye kwitwa jina iko yako munyitira iki Naomi uwiteka mbere gisharira uwiteka mbere bishaririye uwiteka mbere birura abana banjye barapfuye nagiye nuzuye ndafite ndigicagati ariko imana ihindura amateka ku birenge bya Bowazi we na Rusi baho mu gihugu ndabwira rero uruta Bowazi ari hano haleluya imana
indyarya zose mbere y'uko umwuka wera amanuka bazabanza bagende bazasigara Imana ahamagaye nabwira rero ngo Imana ihindura amateka Imana ibabarira Imana ihindura imibereho. Amen. wewe kutagiye byakugendekeye gute aho uzajya niho nzajya aho uzaba niho nzajya aho uzaba niho nzara iyo nigusiga ujya mu ijuru n'indahiro kandi ukarahira bya ibigukura ni bya bindi ukura kandi Pawulo ati ni intambara ebyiri ziri mu mutima wawe hari intambara y'umubiri hari intambara y'umwuka ariko umwuka yakunda iby'umubiri yanga umubiri nawe agakunda iby'umwuka yanga ibyo bintu uko ari bibiri biragwanira muri njyewe ndajya he ndagana he bibiri umubiri azasarura kumura bibiri umwuka muri uwo mwuka azasarura mu bugingo buhoraho. ndabwira rero ngo Imana ihindura amateka yamunambyeho ku iherezo Imana ihindura amateka. Mungu anachange historia. nta muntu n'umwe mubi uriho Hakuna mtu mmoja mbaya uhwanye n'umugore witwa Vashiti analingana na mke anaitwa Vashiti. wakojeje isoni umugabo imbere y'abantu rubanda ibikomangoma Mungu wake ndani ya watu wakuu. mugenda bamubwira ngo ndahuswe Wakati leo ananiambia ninaachilia. hanyuma bandika itegeko ngo buri mugabo wese ategekiwe Kila mume wetu amuru. iyi mesaje nta mugabo ugomba gutegekwa abantu Hakuna bwana amuru. iyi mesaje twizeye buri mugabo agomba gutegeka umugore we agategeka n'abana be ntabwo azajya gutegeka kwa papiyasi Tena kwa Mungu kwa papiasi. niyo mesaje twizeye Ndio ujumbe tunaamini. kandi ubona bikunaniye ubizanira abakozi nubona nabo bibananiye jya gupfuka musenge Kama tuombe nta muntu n'umwe ushinzwe kujya gutegeka ingo z'abantu. hakuna hata mmoja anashirikisha wote kwa bandika inzandiko buri mugabo ategeka kila bwana amuru kwake. ariko befurere Lakini ndugu habonetse undi wo gusimbura Vashiti uwo mugisha uriya mwami yabonye byashoboka nawe byashoboka kano gakiza tukunyanyagaraho kajya mu Isirayeli kava mu banyamahanga Imana igahindukirira Isirayeli irabera Imana ngo hari Imana ihindura amateka. dufite abagabo b'intwari hari umugabo mumbabarire mu mwunga buri muntu wese amutegera amatwi Frere Branham yamuvuzeho ikintu gikomeye cyane ni umugabo wo mu isekuru cya kabiri witwa Paul Karp umugabo w'intwari wifuza ko imbaraga yari afite n'amavuta yari afite Imana ibigwize mu toro rya misivire hano hantu mwicaye n'abafurere barajya Carolina barajya Carolina n'abasere bazanye nabo ino ntwaro izabashorera izabakomeze no mu siteti batuyemo babitegera amatwi nawe uri hano bitegera amatwi iyi ntwaro izagukomeza. Frere Branham yavuze muri setage de l'église ariko abivuga mu gitabo mu gisekuru cya Irene ku paragrafe y'108 karatasi ya 108 babarira ubitegera amatwi dukoresheje amabwiriza twahawe n'Imana ngo dutoranye intumwa tukitumikisha mabitu tulipatiwa na Mungu ya buri gisekuru ya kila kizazi. tuvuga tudashidikanya ko Irene umwami yahagurukije uwo murimo Nasema bila shaka Irene mfalme yari umwigishwa wa Paul Karp alikuwa mwalimu wa Paul Karp. muri kubyumva Unasikiliza? Na wanyuma wako unasikia? uriya mukiranutsi ukomeye Ule mwenye haki wa kandi uharanira kwizera anagomana kandi dushidikanya ko bila shaka ibirenge by'umuntu ya ule mtu mkuu yari yarahariye ubuntu bwa Kristo bwari bugwiriye mu buzima bwe neema Kristo bwiyeguriye Imana. ya kumkaribia mbese Paul Karp yabaye umwe mu bera nyakuri. Mwene data we twifurije kuba nawe muhera uwaramwe nawe mu bakiranutsi Yesu araje.
alikuwa mmoja akawa anasimama vizuri. nawe kubyumva muhagarare mwifuje kuguhagarara neza Ndakia kusimama vema mu bintu byose bijyanye n'ubuzima bwe ndani ya vitu vyote kufuatana na maisha yake ngo buzira amakenga kabisa. muzi neza mu byo mwisomere Najua ya ko vizuri Polikarpe yapfuye ahorwe Imana Polikarpe alikufa juu ya mu Mungu. bitegera amatwi Mtega masikio ashaje cyane alikuwa anazeeka ku sana buryo atabashaga guhunga kwa kuwa yeye hakuweza kukimbia hata. kandi akabije kuba umunyakuri Tena yeye alikuwa sana kwa mwenye ukweli. ninyagera ngo ati Imana we imbaraga Polikarpe yari afite nanjye ndazikeneye Imana ihindura amateka nawe ihindura amateka Kubadilishia historia. kuba umunyakuri bitemerera kundi kuba yamuhisha maze akamuzira Kuwa mwenye ukweli inaweza kuonesha mwenye wengine akimficha anaweza kabisa kufa juu yake. ariko mu gihe yari agiye kwicwa Lakini wakati alienda wabwe yisabira ijambo yeye anaomba neno moja. nubwo mugiye kunyica ni Polikarpe Ingawa mnaenda kuniua mimi Polikarpe. ndabasabye munyemere nsenge Nawaomba mnikubalie niombe. yarahagaranye n'abantu bagiye kumwica bamuhaye mesaje bagaruka mu barihindura amateka hanyuma rero aramurika nsenga ugiye gusengera nde ngiye kwisengera nsengere bene data nsengere n'abategetsi nsengere n'abanzi banjye namwe mugiye kunyica naho wewe ngo sinzarya sinzanamusuhuza waraguye kubera Polikarpe yamanje gusabira n'abanzi Bibiliya iti numusengera ukamusura ukamusuhuza uzamusutseho amakara yaka ariko mbere yo kwicwa yasabye uruhushya rwo gusenga mu gihe cy'amasaha abiri asabira bene se asabira umwami asabira umutegeka asabira n'abanzi be n'abamwishe ntabera abakomeye b'ibihe byose bashaka umuzukuru utawundi yarihanganye mwene data we musabiye kwihangana mushiki wanjye we musabiye kwihangana ibigeragezo nibiza ihanganire bene se nibakuvuga bihanganire sibo baguhamagaye iyaguhamagaye irahari uwiteka abahereza umugisha haleluya nibakwanga ntukababare Imana irakuzi amasaha azagera imana ku cyavu hejuru abicisha bugufi Imana ibashyira hejuru abishyira hejuru Imana irabamanura Imana ibakomeze mu izina rya Yesu Kristo ngeze ku magambo akomeye ngeze ku magambo akomeye amagambo akomeye maneno ya nguvu. hanyuma yasabiye abanzi Baadaye aliombea wadui wake. abera bakomeje ibihe byose Watakatifu bashaka umuzukuru utuye uwundi walitafuta mfuko zaidi ya yarihanganye yanga kwihakana umwami we Biblia nakataa ndaguhendahenze inzoga ntizitume wihakana umwami wawe ndaguhendahenze bamaraya bo muri Amerika ntibatume wihakana umwami wawe ndaguhendahenze ishyari n'amahane umujinya n'igomwa uburakari n'intonganya urwango hagati ya bene data ntirugutange n'Imana Amen. maze apfatikira urubanza Yeye alikufa bila kutetea hukumu. ashyirwa mu muriro Anatoa ndani ya moto. baracanye Walikonga. bino ni birimi by'umuriro Hii ni ile ya moto. Polikarpe mu muryamisha munsi y'ibyo birimi Kulisha chini ya ile ya moto. bimushyiraho inkwi Diego juu mabuni. baracana Polikarpe baracana kubera ari umwize Kwa hiyo ilikuwa ni mwabii. marayika yarahagaze iruhande rwa Polikarpe Kama pembeni ya ibirimi by'umuriro ntibyatwika Polikarpe ngo bikajya binyura uruhande kwenda pembeni. nunyura mu mugezi ntuza amazi ntazagutemana nunyura no mu muriro ntabwo uzashya Imana yacu tuyikamera amashyi mu izina rya Yesu Kristo haleluya atumuriro wamutwaye mbega umwizera nyakuri ijisho ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi
yake. Hinda bigenza gute none ndagana uragana he wari rimwe Utenda wapi jumba? aba bana ndabigenza gute wapfuka tugasenga Tuombe. nzarashira runaka Bebera umfrani. abaganizi wenda na runaka ubashiri abe baramunaniye wapfuka tugasenga Imana hindura amateka imvuga ikibazo ndakibwira Venu yeko yansengera wenda Venu nafite ibiro 500 wapfuka Imana ukayibwira hindura amateka abataranye we Imana irahumugisha Imana hindura amateka yahindura byose baramucanira akagabura kari nzirondora Kabisa ni Fred na Mark kuvuga ngo babonye yanze gupfa nakata kufariki. bafata icumu Wanakamata mkuki. inkota itamu rubavu Baba anapiga ndani ya bafu. ngo hadudu kugira ngo haza amaraso hadudubiza mu amazi y'amazi azimye ibintu by'umuriro akizimya bya bintu by'umuriro Porukampe abonye paradizo agikingurwa baje kubona babona inuma y'umweru ivuye mu kanwa ka Porukampe bisobanurwa ngo yarangije yuzuye umwuka wera yabibifurije Imana ibaha umwuka wera nutagira umwuka wera ntabwo uzazamurwa nutagira umwuka wera uzasigara hano nutagira umwuka wera uzihanganira umugore wawe nutagira umwuka wera uzihanganira umugabo wawe nutagira umwuka wera uzihanganira bene so nutagira umwuka wera uzihanganira abakozi nutagira umwuka wera uzihanganira indirimbo nutagira umwuka wera abamukeneye Imana ibahereze n'izina rya Yesu Kristo avuga amabara ndashoje ngo Hapa na marizeti. umwami apfa aticira urubanza Anafariki bila kujitetea hukumu. ashyirwa hejuru y'inkwi Anatiwa juu ya makundi. ugire bakutagira ngo ndikubiye Angalia hapo sasa kama na ashyirwa hejuru y'inkwi juu ya makundi. ariwe ubyisabiye Yeye anajiombea. ntiyararashwe Alikuwa anafungwa. maze baramutwika Kupunguza umuriro witaza umubiri we moto kabisa. wanga kumukoraho Nakataka kumgusa. hanyuma bamusogotesha inkota Anamchija kwa upanga. ako kanya amaze adudubiza mu rubavu rwe maze azimya ibirimi by'umuriro babona umwuka we umusohotsemo neza usa n'inuma y'umweru haleluya iyo Mana yacu igambiriye guhereza abafurere umwuka wera igambiriye guhereza abasere umwuka wera impamvu urakazwa n'ubusa impamvu utongana impamvu wanze guhinduka wabuze ikintu kimwe wabuze umwuka wera iyo ahinduye amateka ya Samusoni agafata ibikigizo by'inzu biriti yica abantu benshi asumba we yishe mu buzima iyo yahinduye amateka ya Samusoni iyo yahinduye amateka ya Moridekayi bakarambaho n'Amani hari akagabo hano karatunaniye ako mumubare ndashoje mumubare hari agabano karatunaniye none uragakoze iki hari urubambo n'agasongore havuma umuntu usomora urubambo ngo barushiteho menesi havuma umuntu usomora urubambo ngo barushiteho mushiki we bibiriti ucukura urwobo akarucukurira abandi uzamaze kurugwaho mbwira barango bafata igitabo bihuta murabizi byose haryama n'amagorora y'iki Moridekayi nuko aburira umwami bagiye kumwica yarahembye oya nta kimwe Moridekayi ni weho muri imana kugira ngo adapfa
none ntacyohenza mwene da kora neza mushiki wanjye kora neza utitaye kuri bene wanyu zasura guhaka kuko tuva mu karere kamwe abo ni abademu ababatijwe muri Yesu bose ni bashiki bawe bose ni bene se kora neza wigendere utari wasinzira uzabihemberwa munsi ya none n'isi izaza umwami akunda mukorera iki bafata ikamba n'imyambaro y'umwami bakamwambika maze akicara ku farashi nguyu umwami akunda Naamani we ibyo byose byuzuze hano genda bikorere mu rwanda niyo wifuriza ibyiza mugenzi wawe Frebra Namati ukuhagaze imbere ya mwene so niko imana izaba nari nzi ngo nigikunzwe cyane hariho n'abana zana ingofero zana imyambaro zana ifarashi hari Moridekayi ikubiteho Naamani we Hamani ari mutembereze umwami akunda Hamani zitina none wishyira hejuru azacisha bugufi ari kubicisha bugufi amashyirwa hejuru Imana ihindura amateka angaye ntabwo Moridekayi izo nzozi yarazi wambwiye ko warushye bagenzi mugore wanyu urebye ibintu niriwemo utangiye gucogora imbere ya Moridekayi igisigaye ni igihanga iyo umuntu yanze Imana igisigaye ni urupfu iyo umuntu yanze mesaje akanga kubatizwa akayihinyura agatuka abakozi kunyega akayisebya embera intege zawe ariko irinda amavuta na vino emera kuri mubi emera ko ijambo ry'Imana rihagaze tuka Frere John mwambike n'ubusa mutere n'amabyi ni umwana w'umuntu ariko ijambo ry'Imana we irinde gukora amavuta na vino aratangaye arishaga ari kugenda ari kumukurura ndikora Moridekayi niko muzaba mumeze ewe murukumbiye abamarayikano muraho neza murakomeye mbere muzaba dutabarutse tuvuye ku rugamba ndabwira abantu mukomerere mu ijambo ry'Imana muri kunde muryubahe ujya no kuyibyinira utari kujya urindira ngo babe batatu umunani n'uwa kane ntabwo utabikuvuyemo irakumeneye amaraso irahindura n'amateka runaka se wamuzi ukuntu ameze ariko wamuretse niba wamuzanye nk'imesaje ikintu kigira Imana izamuhindura hari igifurere mbonye waragihamagaye se uzi amazina y'abazajyayo n'abazasigarura bazi mwirinde guca imanza Yesu Kristo azabayo abazajyayo arabazi iyo murebye mbona yaraguye naweho wose urahagaze iyo ijya mu asambwe yasambwe ni Yesu iri toro ntabwo ari irya Kabagema iri toro si irya Shehe iri toro si irya Gerard si irya John si iry'umufure iri toro ni iry'Imana uzashaka kwitambika mu murimo w'Imana Imana nayo izahangana nawe ntabwo imesaje ari imesaje ni iy'Imana twe twapfa ukananirwa ariko Imana ntinanirwa Imana ntiruha ese amagambo murayumvishije murabyemeye Imana ihindura amateka no kubwira mbona ngo ndabona runaka yaraguye niwo muhamagara wewe urashyushye wewe
nyina kadogo Naomi shiraswa ibito uwo mwana niwe yashatse genda urebe mu nkono hereza tw'ibiryo nta rukundo rwarakanye ku mugabo wawe nta rukundo rwarakanye ku mugore wawe nta rukundo ku basere nta rukundo ku bafurere Imana ihindura amateka n'imbereho nabiguhereho mbere yuko Yesu agaruka Imana iduhindura amateka ndangije mbifurije umugisha Mose yavuze ati niba nkugiriyeho umugisha ntabwo turahasoma ni ukuva ibice 33 13 turahasomera mu rugo niba nkugiriyeho umugisha menyesha inzira zawe kandi kizamenyesha yuko uri kumwe nanjye ujyana nanjye ubwa kabiri utandukanye n'andi mahanga Imana ni guhindura amateka izagutandukanya n'abasore bahari igutandukanye n'abakobwa bahari igutandukanye n'abagore bahari igutandukanye n'abagabo bahari naho ibyo bakora nawe ntubikora